tubaye ikaze nanone kuri wa muyoboro wacu. Noneho ubu ibintu byahinduye isura, ntabwo ari umuyoboro gusa, ubu habaye mu rugo. Mutumirwa yagarutse, mwite Dazo, mwite mwite Manudi, bitewe n'aho ariho, ongeraho na ka kandi umwite ndarwubatse. yes. Uyu munsi udufitiye iki? Uyu munsi wa none Uyu munsi nk'ibisanzwe turi kugaruka kuri wa muco nyarwanda wacu, wa muco wo gusigasira indangagaciro na kirazira, wa muco kugira ngo twubake u Rwanda rukomeze kuba rwiza kuruta uko twarusanze, wa muco wo kwigira ku bakurambere bacu batubanjirije, ba Gihanga cyahanze ingoma ijana, kuvuga ngo ari umuco, hari indangagaciro bagenderagaho zigenda zicika. Hari umuco tugenda dutakaza, ugenda utakaza umwimerere wakabaye ariho, kandi ukatwubakira kugera ejo hazaza kurenza uko twakabaye turi mu buyobe. Kandi uko nguko ni ukuri gutagatifu nkurikije ukuntu aho ibi bigeze. Gusa ikintu kinyobera ni kimwe, abahanga ubundi bemeza ko ngo nta kuri kubaho. Nta kuri kubaho ni ukuvuga abantu bavuga ko nta kuri kubaho. Abo bantu ubwo ntibaba batangiye guhinyuza Bibiliya? Icyo nicyo nanjye mba nibaza, njya nibaza se Bibiliya ibivugaho iki? Bibiliya ivuga iki kuba nta kuri kubaho? Ko buriya ngo ukuri, ikintu bita ukuri ngo ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi bakacyemeza. Iyo bamaze kwemeza rero yuko ari ikinyoma nyine gihuriweho n'abantu benshi, gihinduka ukuri ku buryo ushobora no gusanga no muri Bibiliya bahita babyemeza bakemeza ko ari ukuri. Gusa none ugereranyije usanga nyine niba cyari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi, ariko kikaba kigambiriye kuzamura uburyo buri positif, ku buryo buriya abantu bashobora guhimba ikinyoma cyiza, njye niko navuga. Ikinyoma cyiza kikubaka sosiyete, icyo rero ngo nicyo gihinduka ukuri. Ese Bibiliya ibyo bintu bivugaho iki koko, nimba nta kuri kubaho, ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi? Muri ya mategeko abamo se ko bavuga ngo habamo ariya ntukabeshye, ntukagire ute? Ntuzabeshye. Ariko biriya by'amategeko nk'uko twagiye tubona no mu biganiro byatambutse, usanga na n'ubu ngubu hari abantu benshi biriya batayumvaho kimwe, cyane cyane yuko hari n'iyo ugiye kubireba usanga nayo hari imirongo nayo muri yo igenda ihinyuzanya, mbese ihinyuzanya, ivuguruzanya. Naho iyo uyisomye neza hari aho usanga hari abivuguruzanya, niyo mpamvu hari abatayumvaho kimwe. Gusa ntabwo ari ubuhakanyi, kuko biba bigambiriye kuzamura sosiyete y'abanyarwanda cyangwa muri rusange. Icyo Bibiliya bigambiriye cyangwa icyo ijambo ry'Imana rigambiriye nyine ni uguhuza abantu, ni uguhindura abantu mu mico n'imyifatire n'imibanire. Njyewe niko mbifata, buriya niko ijambo ry'Imana rifata, niko Bibiliya nyibona. Bibiliya mbona yuko icyiza cyayo ni ukugira ngo ihuze sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete muri rusange, abatuye isi. Kubera yuko iyo ugiye kwitegereza neza, usanga n'ubundi icyaha icyo Bibiliya yita icyaha, buriya kiba ari n'icyaha mu itegeko rya leta. Yego se, nubicunga neza uzasanga rwose hafi 100% icyaha ku Mana n'icyaha kuri leta. Kuko hari icyo nzi kitarimo ra wakimbwira, ariko hari ahantu leta ivuga ngo ntuzasambane se? Cyane. None se ntabwo uzi yuko mu ishyingirwa rya leta twarashyingiwe, ni ukuvuga ngo ari ingingo bavuga ngo ingingo ishobora gutuma umuntu atandukana n'umuntu bashyingiranywe byemewe n'amategeko, ni ubusambanyi. Buciye icyuho, ni ubusambanyi, ni ukuba buciye icyuho nyine. Ntego kubyita uko ni ukuvuga, ariko ni ubusambanyi. Ni ubusambanyi. Icyo rero ni icyaha muri leta, kikaba n'icyaha hehe no ku Mana no muri Bibiliya.
sibyo ahubwo ngiye icyo ngarukaho ntekereza ukuri nimba ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi bakacyemeza ubwo ukuri Bibiliya kuvugaho iki kandi ko itegeko ry'Imana rivuga ngo ntuzice ntuzabeshyera abandi urumva kubeshya bigenda bigaruka kandi bakemeza ko ukuri nta kubaho ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi bakacyemeza bamara kucyemeza kigahinduka ukuri buriya ngo urabona ibara iryo ngiryo rya shokora ubwo ntekereza ko hari abantu bashobora kurikwereka bakakwereka ko atari shokora kuko wenda nta bantu barabyemeza baravuga bati iriya ni shokora yego ubwo niko biri niba ukuri ari ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi bakacyemeza ubwo abo bantu bo ntibivuguruje ukuri mu buryo bamwe njye mbona batarivuguruje none umfashe kukumva aka kantu imbusane y'ukuri ni iki imbusane y'ukuri nawe kuko ukuri ni ikintu cyashyizweho cyemejwe nyine imbusane yacyo ni iki ni ikinyoma none kandi ukongera ugasobanura ko ubwo nta kuri nyine nta n'ikinyoma oya wowe nta kintu kimwe wavuze ko wafashe ikinyoma ukigira ukuri ukigira ikinyoma mu byo wavuze byose nta kintu kimwe washitse ubwo icyo ushaka kumvikanisha ni ikintu gihari urumva topic iri kuvuga ko nta kuri kubaho ukuri yego ukuri ese wansobanurira cyangwa ukuri ni kubaho ntabwo kubaho ukuri gituma kutabaho nuko ubuje nawe kibaye twofonda ukuri yego nibyo yavugaga yego nibyo ndi kwemeza wowe rero ngo turi kumwe twakwemeza ko ukuri kubaho ukuri ni ikinyoma gihuriweho n'abantu ukuri ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi bakacyemeza ubwo ngewe ndumva atari ukuvuga ngo ni ikinyoma ubwo ni ibintu bihuriweho n'abantu benshi umuntu yiyumvamo ukuri ni ikintu abantu bahuriyeho ukuri kwawe si ukwanjye ukuri icyo umuntu yiyumvamo ubwo nta kubaho wamugana nta kuri kubaho nanjye kuri iwanjye ukuri uko ushoboka ko oya ubu rero wiyanyemeza yuko wowe utambara nta kuri muri kome nta kuri guhuriwe ntako ukuri ni iki ukuri nta ukuri nta kubaho c'est journaliste non il a un site sur internet quel site il passe toujours des émissions challenge non site ni nka channel nyine oya ibitiro bikata turekuraho ndamuhatira ibibazo nibyo yari ikiganiro ariko ntacyo bikomereze ukuri ni ikinyoma cyafunzwe neza yanjye ntabwo byemera ukuri ni ikinyoma ukuri ni ikinyoma cyafunzwe neza ni ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi oya ntabwo ari ikinyoma ku isi ucyita ikinyoma ukuri ni ijambo ni ikintu abantu bemeranyijwe ni ikintu cyahuriweho n'abandi bantu bishobora kuba ari cyo cyangwa atari cyo nikiba cyo na nimwe cyangwa cyo kutaba cyo kiba kiri cyo hagati y'abakivugana yego nta kuri rero kubaho kandi umwumvamo gushyizeho ubwo kuri kuba mu bantu ukuri kuba mu bantu ukuri ni ikintu abantu bahuriyeho bakacyemeza kandi icyo kintu bemeje hari abashobora kugihakana bakavuga ko atari cyo Okay. Eba katube tugarukiye rero tuzakomeza mu kiganiro cy'ubutaha kukuri tugushake bunge tuye kwiba inshingano zo gushaka ukuri koko kwa nyakuko kwa kuri ntago mu indirimbo ya musaza yavuga ngo turi mu bihe Paulo yaravuze hari umuntu wageze kumbwira ati buriya bihe bibi ni Paulo wabivuze atarabigezemo ko n'ubundi twabigezemo cyangwa n'ibyo bamuhimbiye ni artificial intelligence cyangwa AI. Batumiye rero mu kibutaha kizaba ari umuriro none tuzaba dufite n'abandi batumirwa none abenshi bazaba bagaragara no kuri kamera. Mwakoze bararikiye kujya gutaha mutayibagiwe subscription, comment and like and share. Mwakoze.